Hello guys, ndabashuje cyane abantu mukomeje kugenda mudukurikirana, abantu mukomeje kuduha support, ndabashimiye cyane kandi rwose n'abantu mutari mwakanda kuri subscribe ndabasaba muzikandeho kandi mutange like na share kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe buri munsi. Uyu munsi rero ikintu tugiye kureba website eshatu ziri gutanga amafaranga muri iyi minsi. Ni website eshatu zizewe ziri gutanga amafaranga muri iyi minsi. Reka rero tuzirebere hamwe. Ariko mbere yuko tuzireba banza urebe ko making sure yuko wakanze kuri subscribe kugira ngo ninzaza nshyiraho video nshyashya ujye uhita uyibona uri uwa mbere. Twagiye kuri website ya mbere. Website ya mbere bayita Swagbucks. Swagbucks ni website iri gutanga amafaranga muri ubu buryo. Iyi website iri gutanga amafaranga mu kureba video. Uri kureba video amasegonda 30 ugahembwa. Video imwe amasegonda 30 ugahembwa. Iyi Swagbucks ifitemo step nyinshi, ntabwo ari iyo ngiyo gusa. Iyo ni step ya mbere nari mbabwiye. Iya kabiri ni ugukina imikino. Gukina imikino ugahembwa. Guys, iyi ni website nashize ku mwanya wa mbere mbizi neza. Iyi website iri gutanga amafaranga. Kandi n'ikindi nari nibagiwe, iyo umaze kwiyandikisha ituhabwa amadolari 5. Iyo umaze kwiyandikisha iduhabwa amadolari 5. Ayo madolari 5 rwose iyo umaze gukora account ikaba verified, amadolari 5 ituyabona. Twakomeje. Step ya gatatu ni amasurvey. Harimo amasurvey, harimo kukubaza ibibazo. Ni ibibazo bagenda bakubaza nyine, ntabwo ari ibibazo bikomeye. Ahantu utuye, ese ahantu utuye haba ibiki, ese muri icyo gihugu cyawe nuwuhe mu perezida urimo, bakaguha abaperezida ugatora. Ni ibibazo nk'ibyo ngibyo. None step ya 4 ni ugutumira abantu. Gutumira abantu yakiyandikisha ugahabwa amafaranga. Step ya 5 ni ukugura ibintu muri shop. Kugura ibintu muri shop ugahembwa. Ndakeka ko rero iyi website abantu mutayumvishije neza, mugende murebe hepfo nimero yanjye yo kuri WhatsApp, munyandikire basobanurire neza. Ndakeka iyi ngiyi tuyivuyeho. Reka turebe website ya kabiri. Bayita Inbox Dollar. Inbox Dollar ni nkaho izi website uko ari ebyiri, Swagbucks na Inbox Dollar ni nkaho ari website zimwe, kuko zose urabona ko ari uruganda, ari company imwe yazanye izi website. Zose ni nkaho ari kimwe. Iyi ngiyi Inbox Dollar nayo iyo umaze kwiyandikisha baguha amadolari 5. Guys, ibi ngibi ndi kubabwira biri seriye. Izi business ni business zizewe. Izi ni business nubwo hano mu Rwanda izi business sinzi ko ari umuntu wazikubwira, kubera ko nyine izi business ni business zinjira amafaranga menshi. Ariko bamwe muri twe barazivuga ariko si benshi. Ariko ni business zitwinjiriza amafaranga. Iyi business nayo ukuntu ikora, iyo umaze kwiyandikisha konti yawe ikemerwa uhabwa amadolari 5. None iyi business nayo ifite step 5 zo gukora cyangwa inzira. Ifite kureba video, gukina imikino, survey nyine ibibazo, gutumira abantu no kugura ibintu muri shop, no kugura product runaka muri shop. Noneho iyi nayo turayirangije. Tugiye kuri website ya gatatu. Bayita Cashkick. Cashkick iyo noneho iyo nubwo wenda ubuse navangukira, ariko iyi website nayo itanga ibiceri. Bayita Cashkick. Mwibuke ko iyi website ariyo Sabe yigeze no kutubwiraho nyine, yamwinjirije amafaranga ari hejuru y'amadolari 200.
Sabe yigeze kwikuraho ikiganiro ayivuga, atubwira n'uburyo ki twayikoresha, ariko reka mbasobanurire. Iyi cash click iyo umaze kwiyandikisha, iyo umaze kwiyandikisha ako kanya bahita baguha survey ubanza gukora, bagakubaza ahantu utuye, bagakubaza ububazo nyine bworoshye, wabusubiza bagahita baguha $1. Iyo ngiyo ni nkaho ari welcome bonus $1. Noneho rero iyi cash click ukuntu imeze, harimo gukina imikino bakakwishyura, harimo kugura ibintu muri shop, product runaka nyine muri shop bakakwishyura, harimo amasurvey ibibazo, amasurvey yo rwose usanga nyine amasurvey ari $1 nyine, amasurvey yo aba hari menshi kabisa atanga amafaranga. Rero ubu ngubu ngiye kubasobanurira ukuntu izi website zose wazikoresha. Dore ngiyi VPN wakoresha kugira ngo uhindure location ujye ukoresha ziriya website. Dore ngiyi bayita Section VPN, Save Internet. Iyo umaze kuyidownloadinga uhita ukanda open, wamara gukanda open ugahita ureba hejuru hari umubumbe w'isi, uri kuwubona uriya mubumbe w'isi, ugahita uwukandaho. Umaze kuwukandaho bahita bakwereka izi location. Noneho ziriya website zose nabahaye zose zikoreshwa na United States, cyangwa ugashyiramo United Kingdom, ugashyiramo France, ibindi bihugu nyine biremewe usibye hano mu Rwanda n'ibindi bihugu bikeya. Noneho ugahita ukanda hano kuri United States, wamara gukanda bihita biba connected. Iyo imaze kuba connected rero location y'u Rwanda iba yahindutse. Ubu ngubu wageze muri United States. Iyo ugiye kwiyandikisha barakwemerera ukiyandikisha nta kibazo, ugatangira gukorera amafaranga. Ariko mu gihe uri gukoresha za website ujye ukoresha iyi VPN, kuko niyo nyine iba yahinduye location, ntabwo buri kiri hano mu Rwanda, iba yahindutse uba uri muri United States. Ndabashimiye rero, mukomeze kudukurikirana, kandi ndabashimiye ko mwarebye iyi video, abantu mwayirebye itangiye paka irangiye, ndabashimiye cyane, kandi mukomeze n'ukuri muduhe subscribe, muduhe like, muduhe comment, kugira ngo turebe n'ahantu hari ikibazo tubashe kuba twagisubiza. Rero abantu bafite ikibazo, murebe nimero yanjye aho ngaho hepfo, munyandikire kuri WhatsApp mbasubize ibibazo mufite, kandi murakoze cyane. Ubwo rero ntaha video z'ubutaha tuzongere turebe izindi video, kandi n'ukuri mujye mwitabira, mujye muduha subscribe kugira ngo mukomeze mubone video zacu. Murakoze.